Hello family and friends, mumeze mute? Njye mbahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twe turashimira Imana, tumeze neza cyane. Imana cyaturinze mwe mumeze mute? Reka tubasabira amahoro n'ibyiza Imana itanga ngo byivange mu byanyu n'imiryango yanyu yose. Hanyuma rero hatinze nkuko mubizi, izi nkuru mba ntangane nkuru mwampaye inbox mukansaba ko nzitambutsa, simvuga amazina yanyu, simvuga amasura, simvuga aho muturuka kugira ngo mutaza kuba expose, muhabwe inama n'ababakurikira cyangwa mutange inama ku bandi, ariko kandi nimwemvovinga imiryango yanyu, nimushyira amasura yanyu kuri kamera cyangwa ngo mugire abo mukomeretsa kubwo gutambutsa inkuru zanyu. Abifuza kugaragara namwe mwatubwira tukabaha inkuru mukagaragara, tukaba platform yacu mukaza mukavuga inkuru mugaragara. Ariko narabigerageje, majority y'abantu benshi n'inkuru nyinshi mfite ntari navugaho n'iz'abantu batifuza kugaragara. Reka rero dukomeze inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi ni inkuru nahawe n'umukunzi wa Muhoza Real Talk. Turagushimira, ntabwo dushobora kubitekinga for granted. Turabishimira cyane n'urukundo mutugaragariza no kutwizera mukadusangiza inkuru z'ubuzima bwanyu. Ntabwo ari byoroshye. Ni inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi aragira ati: ni umubyeyi, ni umumama mwiza, uvuga neza. Umuntu uvuga neza pe. Abantu muvuga neza mwese Imana ibahe umugisha. Umva avuga neza pe. Ukumva ukomeza ukamwumva. Nuko aragira ati: nabanye n'umugabo, tumaze kubana duhura n'ikigeragezo gikomeye. Inkuru no munsi mwicare neza, mwicare mutega amatwi muyumve neza mbere ko mutanga igitekerezo. Nuko ati: turangije kubana mbana n'umugabo neza, umugabo wanjye akorera Imana mu musenga, bigeraho ngaho aba pastor. Hi pastors, turasuhuje kandi muri abantu bafite akamaro kanini ku buzima bwa benshi. Mukomeze mubikore neza, ntabwo twebwe hano twabisuzugura, tuzi icyo pastor ari cyo. Umukozi w'Imana we wese ahantu ari Imana imuha umugisha. Nuko rero ati pastor, umukozi w'Imana, baramusengera akora umurimo w'Imana. Arangije agira ikigeragezo gikomeye cyo kubura urubyaro. Njye nawe tubura urubyaro biranga. Tubura urubyaro, umwaka wa mbere urashira. Umwaka ushize wa mbere tujya kwa muganga. Kwa muganga agiye kubita mu mashini resulta zacu, ikintu cyo ushatse kuvuga, baratubwira bati: mwe abantu mwihangane, uyu mugabo ntafite kuzabyara. Ati ntibikunda, ntago azabyara. Ntago umugabo azabyara, ntago bizakunda ko azabyara. Ati ubyihanganire, ubyakire uko biri, ntago bizakunda. Ati sawa. Ati ndababara, ndashavura, umutima wanjye numva ndababaye. Ndavuga ntari kubwo ari umugabo bibayeho, njye nzihangana. Ikibi ni uko ari kumbwira ngo umugore utazabyara, umugabo akazaba ngombwa ko abyara. Atari ko mu gihe ari umugabo utabyara, nzihangana, nzagumana nawe gutyo, ntawe uzamenya icyabaye. Ati twari dufite ikintu cyitwa ibanga, my friend. Ibanga ryari nituvuga ngo munda ngo ba, ntagire umuntu n'umwe uzamenya icyabaye, ntagire umuntu n'umwe tuzabwira ibyacu. Bazahora bavuga ati ni runaka utabyara, ni runaka utabyara, ibyo bazabyimenyere. Yaba ari papa, yaba ari mama, yaba ari udukomokaho, nta muntu uzamenya utabyara. Ati umwaka uraje, umwaka n'igice, muganga ngo tuzi n'ibindi. Nitudashaka uburyo tubyara, tuzaba expose, tuzabura urubyaro, tuzabura ikizadukomokaho, tuzasaza gutyo nyine uko. Ati reka dushaka uburyo tubyara. Nubwo nshatse kuvuga iki? Kutabyara ubizi, ushaka ko tubyara gute? Twadopta abana se? Turumva ko adoption ari kuvugaho. Ko rwose adoption ntacyo bitwaye, nanjye nkunda abana, umwana twamurera akaba wacu. Ati hoya, ndashaka ko bwubyara. Ati kugira ngo tujishe abantu, tuzagira umuntu uzamenya yuko tutabyaye, tutazahambana ukara abantu bavuga ngo ntitwabyaye, bya bintu by'umuco ngo ntibabyaye. Ati kandi ndashaka abana so bad, ndashaka yuko dushakisha uburyo buzajya ubyara. Ati mfite igitekerezo, mfite inshuti yanjye, kandi inshuti yanjye si inshuti gusa, ni umunyamuryango wanjye wa bugufi, uramuzi. Ati namutekereje mbona ko azakubyarira, azakubyarira abana mu ibanga, nta nubwo azamenya ko ari uko akubyarira, azagira ngo ni abacu. Tuzatugerageza uburyo tumufekinga ku buryo atazigera amenya ko abana ari abe. Atari ko abana baze ubyarire hano, ntagire uzamenya ibiba. Atari ko none ibintu kumva n'ibiki. Ati umugabo arensistinga, ambuza amahoro neza n'amahoro. Arambwira ati ndagukunda urabizi, ugomba ubyare,
ugomba ubyare, ati ugomba kubyara umwana ukamuzana hano. Ati ibibazo ndavuga ati noneho umuntu azazira ko atabyaye, azire ko yabyaye, azire kwihangana. Ati ko sinifuza gusenya urugo rwanjye, nkunze umugabo cyane kandi warankunze, twarihanganiranye dupfe ko ntari kubyara kandi ari we ufite ikibazo cyo kutabyara. Volume irahagije, turi kumvikana neza neza ko turimo turajyana. Nuko ati ndavuga se ibintu ikibazo kiri kuba ni igiki? Ati numva birancanze. Ariko rero umugabo mbuza amahwemo, atambuza amahoro, ukwezi kurashira nta gucira nta gukorora mu nzu, akambwira ati wansuzugura, unsuzugura ngukunda ntacyo nakwimye. Ati ifaranga ry'umugabo arimenaho, ngashashagirana nkaka inzobe ikatukura ikaba umuhondo, nta kintu atankora na kimwe. Akambwira ati wamburanye iki? Ko nkwirata ko ari wowe mfite, kuki udashobora kunyemerera ngo dufungure inda yawe izavemo abana banjye? Ikibazo ufite ni iki? Icyo si cyo nari kujya kugisha inama mama cyangwa umuvandimwe wanjye, ati numvise ko nta kundi byagenda mu gihe umugabo yakomeje kuinsistinga ko uko bizagenda, reka finding the way. Ati ndavuga ati tugende tubane. Ati ndagenda ntangira kujya mbonana n'inshuti ye. Ati kandi ndagenda wari njye umwishinza. Ati nicyo cyambabaje, aba ari njye bigira nk'aho ari inshinzi kugira ngo abone ko ari njye, simubwire deal, ntamenye ko naje ntumwe n'umugabo. Ndagenda neza mbuwo ntari we, kugira ngo koko ndamukunda ntamenye ibyo ari byo. Ati gahunda iratangira. Mbega inkuru risada, mbega inkuru ibabaje, mbega umubyeyi wambwiye ubabaye. Ati inkuru ibyo ntakagombye gukora, nigira undi muntu, nigira umuntu uri happy n'ibyo ndi gukora, nigira umuntu ubizi. Ati ndabikora pe karahava. Ndasamye nkaza mu rugo ngira umugabo ati nasamye, umugabo araserebura. Ndagurirwa ibintu, arambwira ati ikintu wifuza kurya ni iki? N'icyo ushaka baguhe. Azana umukozi wa kabiri twari dufite umwe. Ati umugore wanjye atazananyerera. Ati anyereka urukundo ntari nabona mu buzima kubera ibyishimo by'uko ntwite. Ndatwita, ndabyara, ahabagaze inshuti. Ati twabyaye, abantu baraza, twabyaye, abantu baraza, inzu iruzura. Umwana turakikiye, turabyaye, umwana arakuze, amaze kugeza imyaka 2 umugabo ati twongera. Ati ntabwo tutongera, ntabwo bamenye ko ari uwacu. Ati twongere, banagira ngo bananciye n'inyuma. Ati twongere. Ati yambwira gutyo nkibaza ko koko namuciye inyuma. Ati wumvaga inda karanyishe, kuko ushaka kwifikinga kandi abizi. Umwana we aramurera, ajuwa role za kibyeyi zose mu ijoro, akabyuka agakora buri kimwe. Atambuza amahoro kwa kundi byagenze exactly. Nsubira ndongera mbyara umwana wa kabiri, ndamuzana. Ndangije kumuzana aranezerwa, byongerera kwa kundi abahungu babiri. Ati tukongera tubona tubonye n'agakobwa ntawamenya. Njye nasubirayo. Atari ko mu by'ukuri namaraga kumenya ko nsamye, ntabwo nasubiraga kuri wa muhungu. Ati nataga ncika ahita nkumva no kumera nkumva ntene seseme. Ati nuko mbyara umwana wa gatatu. Ndangije kubyara umwana wa gatatu, ibirori biraba, impundu ziravuga. Ati tuguma mu rugo nkajya muri wa muhungu yaza mu rugo nk'inshuti ye. Ati nkumva nkubwire ngo iki sinasohoka nkiruka. Ati nkumva afite nk'ibisazi bindwanira mu mutwe ubuzima bwose. Nasinzira nafunga amaso nkumva abantu babimenye, natambuka hirya nakona abantu bongoreranye tubasanga baravuga ati barabana sabe barasa na runaka. Ati ariko nabona ukuntu abana banjye bose basa, nkabona ko nta muntu uzabimenya kuko abana batatu bose barasa. Ati kandi nta n'isura ya se bafite, barivanze ntibamenya ngo ni abandi. Ati ariko nkavuga ntiwasanga umuhungu azamvamo akabivuga we. Ati ngendana urwikekwe nawe ubyibaze, ngendana stress ubuzima bwose kubera ikintu cyabaye. Nuko ati rero aho byaje gukomera nk'umugabo wanjye nyiri ubwite yambwiye tugasubira ku mwana wa kane ntaho nzajya. Ndambwiye ntaho nzajya pe, batatu bakunyure sinzasubirayo. Umwe ryana atangira mu nzu, umugabo ararakara. Ati ntabwo kinyuma. Ndambwiye nti biramaze, niba utanyuzwe na batatu ati ndakazi kawe, ugira ngo nzakora iki? Ati nta kindi kintu nzakora, ugomba kunyurwa n'abana bana banjye. Umugabo agira ngo arabyakira, ariko nyine bimeze nabi pe, duca mu buzima bukomeye. Ikibazo gikomeye gituma umubyeyi yamvugishije amarira azenga mu maso, ikiniga kikamufata akananirwa kuvuga. Ikibazo cyabaye gikomeye cyane. Yashatse umugore wa musore, arangije gushaka ryabanga arimenera umugore. Abwira umugore ati ngiye buriye bari abana bose mbabona ari abanjye. Ati simpamya ko umugabo akora. Ati wapi bari abana bose mbabona bose ari abanjye. Atarabivuga, abivuze
umugore arampamagara atwa kubona iyo nzobe yaratamuye umuntu akakubona utukura usa utyo ati ntihamenya ko uri indaya kawe gutyo ati ntawamenya ko wowe uri indaya yindi iri gushaka abagabo b'abandi ati nk'ubu umugabo wanjye uba umubaza iki kuki uri kugenda ku mugabo wanjye uba umushakaho iki ntufite umugore wa pasiteri kweri ufite urugo rwawe ufite abana bawe 3 ati ndavuga ntabwo azi ko abana atarabi ati ntabyo azi ati umugabo akubyara abana 3 ikintu kitakunyuze ni igiki gituma uza kuza ku wanjye atari kumutamana ko umugabo amubwira ati ashobora kumbwira ati runaka nirirwa aza kugirirwa baza abantu n'ibiki atari kandi basanga n'abari abana bose atarabi umugabo ntiyamweruye ngo mubwire ngo abana n'abanje yarambwiye ati basanga n'abari abana atarabi kuko nirirwa ajya mu bagabo bose ati nanjye rirwa mbwira ngo ngire icyo mumarira amumenera ibanga ati ko barakomeza kunkiraho inkeke cyane ati rimwe twageze no kubonana ati ariko ntabwo byakomeje abeshya umugore ariko abahaye umugore iki akanunu k'inkuru umugore ati niko kumpamagara rero ntuka ambwira ibyo byose yantukaga ati nta muntu kurimo uri gitangaza cy'umugore arantuka ati nta soni ubwo bwiza nawe mafaranga n'ibyo byose bufite kumbe urinda ntunyurwa n'umugabo wawe atarantuka agenda karanyica ndarira ndawera mbura ukuntu mbigenza nanuka kwibwira umugabo wanjye ugase ibi ndabigenzana aho byabereye rero bikomeye aragira ati umugabo arimo arambwira ngo nsubireyo umugore yatangiye kuntuka abantu dusengana ati ejo arankiza kuri ndarambwira ati ko ndikumva mukuru ko usigaye uraya n'abagabo b'abandi ati ibyo bintu nibyo ko numvishe bakuvuze abantu hano hanze ati uri kabica mu bagabo b'abandi ibyo bintu ni ukuri ati kuri inshuti ko ntaguhisha ati stress zanyishe inkuru yanjye yasohotse mfite ubwoba ko bizajya hanze bigasohoka abantu bose bakabimenya n'umuryango wo kwa data buko n'ababyeyi banjye bambyara kumva nirirwaga mbabeshya ngo mfite abana ntafite abana ati amahoro nayabuze ati ndikumva aho bigeze umugabo yabyemera tukajya iwacu tukajya iwabo tukavugisha ukuri byibuze bakamenya ibyabaye no kugira ngo bazabyumvane abandi bantu bo hanze ati nkumva amahoro yanjye kugira ngo mbike byabanga ati nanjye ko nk'umusazi byarandenze ntibashe kuhodinga mbona umuntu wese ahise nkumva ninjye avuze umuntu wese uganira ati nkumva ninjye avuze ikintu cyose ati nkumva ninjye nasenga nkumva nta connection mfite ati nkumva ibintu byose ndi mu byaha gusa ati none nabuze amahoro mwuka byaramwe inkuru nanjye yananiye nanjye nabuze inama muha ngo mufite inama zihe wowe wabigenza ute ufitemo experience aramuzi ibyo byarabayeho hari kundi kuntu uzi byagenda ni gute ashobora kubigenza kugira ngo agire amahoro mu mutima icyabaye cyarabaye nambwiye genda usaba Imana imbabazi kuko waguye mu cyaha warkosheje niba uri umuntu usenga genda usaba Imana imbabazi wongere usabane n'Imana yawe nta kintu Imana itababarira nambwiye nti wikwiyica umutima ukubabarira arahari umuremyi wawe arahari ujye kubikora arakurebaga gusaba imbabazi rero ni ikintu cyoroshye kandi n'umuremyi wacu ntacyo atakora Imana inababarira ariko se aya mahoro mu mutima arayakora n'umubyeyi akora iki ngo abone amahoro mu mutima akora iki ngo umugabo we yibagirwe burundu inzira zo kongera kujya kubyara ati umugabo aramubwira ngo abantu mu rusengero baravuga ngo warifungije ati anavuga ati turabyara gute na pasiteri yarahagaritse ati pasiteri yarifungishije ati ibyo akaba byo bimwongoza akomeza kunsunika ngo njye kubyara njye ntabwo mfite kuzabyara abantu kuzura isi cyane ko umugabo wanjye atabyara ati none abagore babo batangiye kugenda bamenya ibiri kuba stress ziranyishura umugabo wanjye ubwiwe ari aho ngaho ntabyumva ibyo abagore b'abandi batangiye kuntuka iwacu ejo biraje bihagereho kwa maboko bize bihagere batangiranye iti ndaye umugabo yigaramiye ati njye byanyobeye none mungire inama nabigenzane nkemure iki kibazo mvugire he nce mu zihe nzira mbikemure n'umugabo wanjye ubwe kwanza yabegirwa ibintu byo kubyara bigenze bite hanyuma iwacu bigende bite iwabo bigende bite umuryango bigende bite bitari byasuka ngo abe njye ikibazo ati umusore bazagenda yidegembya ari njye nyiri ikibazo barimo baratoka mu byo mu bagabo b'abandi ati kandi nyamara mu by'ukuri wanagiye n'uwo nguwo umwe nta wundi atari ku mugore w'uwo mugabo yaje arakasa mutwe ati karitsiye zose no ku rusengero byaje ati ahantu hose ninjye abaye igitaramo kubera akantu gato gusa yamenye katanuzuye inkuru yose ati nabuze ukuntu bigenza mungire inama ati nabuze amahoro stress zirangije mu gihe mutavuga ntimutangaze amazina yabo ntimutange n'amarokeshi nk'uyu nguyu rwose nta nubwo nageze mvuga n'ahantu aherereye ukaba wumvishije ino nkuru ukumva igize icyo gukora ku mutima ukumvira ko atacinze ukumva niba ari umuntu wawe wabuze
niba ari inshuti yawe yakugishije inama, niba ari umuntu ukunda inama wamuha ni iyihe, yimuhe nawe inama muri comment, umuhe inama kuri WhatsApp yacu dufite, ushobora kwinjira muri WhatsApp ugatanga igitekerezo, udakunda group ukongera ukirefitingira, it's fine, free entry free exit, nta kibazo. Cyangwa se ukatwandikira kuri telefone yanjye iraba irimo aho ngaho munsi, ukaduha inama tukohereza n'umubyeyi nawe akarema umutima, nawe akagira uburyo yatekereza ibintu ukundi kuntu gutandukanye. Ndabakunda cyane, Nyagasani abarinde kandi abahe umugisha, mugire amahoro y'Imana, muhahe muronke, mugire amahoro n'ibyiza. Ibyo nibyo tubasabiye from Muhoza Real Talk. Bye, Imana ibarinde, turabakunda. Ciao.